Igitabo Uwifuzwa ibihe byose, igice cya 12. Ikigeragezo. Iki gice gishingiye muri Matayo igice cya 4 umurongo wa mbere kugera ku wa 11, Mariko igice cya mbere umurongo wa 12 n'uwa 13, na Luka igice cya 4 umurongo wa mbere kugera ku wa 13. Yesu yuzuzwa umwuka wera, ava kuri Yorodani ajyanwa n'umwuka mu butayu. Amagambo ya Mariko niyo yasobanutse biruseho. Aravuga ati: uwo mwanya umwuka mujyana mu butayu amarayo iminsi 40 ageragezwa na Satani, aba hamwe n'inyamaswa. Muri iyo minsi ntiyagira icyo arya. Ubwo Yesu yajyanwaga mu butayu ngo ageragezwe, yayobowe na mwuka w'Imana. Ntiyigeze yihamagarira ikigeragezo. Yagiye mu butayu ngo yiherere, atekereze ku nshingano n'umurimo we. Mu kwiyiriza ubusa no gusenga yagombaga kwitegurira inzira yuzuye amaraso yagombaga kunyuramo. Maze Satani amenya ko Umukiza yari agiye mu butayu, yibwira ko ari cyo gihe cyiza cyo kumutera. Muri iyo ntambara yari ishyamiranyije umutware w'umucyo n'umutware w'ubwami bw'umwijima, ingingo zikomeye zireba agakiza k'abatuye isi zari zigeze aho rukomeye. Amaze kugusha umuntu mu cyaha, Satani yigabije iyi si nk'aho ari iye, maze yiyita umutware w'iyi si. Ababyeyi dukomokaho bamaze kumera nka we, Satani yatekereje ko yashinga ubwami bwe hano ku isi. Atangaza ko abantu bari bamuhisemo ngo abe umutware wabo. Muri uko kwigarurira abantu, yigaruriye isi yose nk'umutware wayo. Kristo yagombye kuza ngo anyomoze ibyo Satani yiyitiriraga. Nk'umwana w'umuntu, Kristo yagombaga kumvira Imana. Bityo bikagaragaza ko Satani atigaruriye ubutware bwose ku nyoko muntu, kandi ko ibyo yigamba ku batuye isi ari ibinyoma. Abantu bose bakeneye kubohorwa ingoyi ya Satani. Bagomba guhabwa umudendezo. Ubutware Adamu yabuze ku bw'icyaha bwagombaga kumugarurirwa. Uhereye igihe inzoka yatangarizwaga muri Edeni ngo nzashyira urwango hagati yawe n'uyu mugore no hagati y'urubyaro rwawe n'urwe, Satani yahise amenya ko adafite ubwisanzure bwuzuye kuri iyi si. Mu bantu habonetsemo gukora kw'imbaraga ihakana ubwo butware bwa Satani. Satani yakomeje kwitegerezanya amatsiko ibitambo byatambwaga na Adamu n'abahungu be. Muri iyi mihango Satani yabonyemo ikimenyetso cyo gushyikirana hagati y'isi n'ijuru, maze agambirira kwitambika hagati y'uwo mushyikirano. Atangira gusobanura Imana uko itari, ndetse n'imihango yerekezaga ku mucunguzi naye yisobanura uko itari. Abantu batangira gutinya Imana nk'aho yishimira kurimbuka kwabo. Ibitambo byagombaga kugaragaza urukundo rw'Imana bitangira gutambwa gusa ngo burure uburakari bwayo. Satani abyutsa irari ryo kwifuza ibibi mu bantu kugira ngo abone uko yakomeza kubategeka. Ubwo ijambo ry'Imana ryanditse ryatangwaga, Satani yize ubuhanuzi bwerekeye kuza k'umucunguzi. Uko ibisekuruza byagiye bisimburana, akora uko ashoboye ngo abahuma amaso be gusobanukirwa iby'ubwo buhanuzi, kugira ngo Kristo naza bazamuhakane. Mu ivuka rya Yesu, Satani yamenye ko hari uje afite inshingano mvajuru yo kurwanya ubutware bwe. Ahindishwa umushyitsi n'ubutumwa bwa marayika wahamyaga iby'ububasha bw'uwo mwami mushya wari uvutse. Satani yari azi neza umwanya Kristo yari afite mu ijuru nk'umutoni wa se. Kugira ngo umwana w'Imana aze kuri iyi si nk'umuntu byaramutangaje ndetse bimutera ubwoba. Ntiyabashije gusobanukirwa iki gitangaza cy'igitambo gikomeye. Kubera umutima we w'inarijye, ntiyabashaga gusobanukirwa urukundo rungana rutyo ku bw'inyoko muntu yari yarashutswe. Icyubahiro n'amahoro by'ijuru n'ibyishimo byo kuvugana n'Imana, abantu ntabwo bari babisobanukiwe bihagije. Ariko Rusuferi we yari abizi neza nk'umukerubi watwikiraga. Kubera ko yari yaramaze kwirukanwa mu ijuru, byatumye yiyemeza kwihorera, ashuka abandi ngo bafatanye uko kwigomeka. Ibi yagombaga kubikora atera abantu guha agaciro gake iby'ijuru, maze imitima yabo bakayirundurira mu by'isi. Umugaba w'ijuru yagombaga kugarura imitima y'abantu ku bwami bwe, nubwo ataburaga guhura n'inkomyi. Kuva akiri uruhinja i Betelehemu yakomeje kurwanywa n'uwo mwanzi. Ishusho y'Imana yagaragariye muri Kristo, kandi mu nama za Satani hari hagambiriwe ko Kristo atsindwa. Nta muntu wari warabayeho ku isi ngo asimbuke imbaraga z'uwo mushukanyi. Ingabo z'umwanzi zose zahagurukiye kumutera no gushoza intambara kuri we, ngo kandi bishobotse bamutsinde. Ubwo Umukiza yabatizwaga, Satani yari umwe mu babyiboneye. Yabonye icyubahiro cy'Imana Data gitwikiriye umwana we. Yumva ijwi rya Yehova rihamya ubumana bwa Yesu. Uhereye igihe Adamu yacumuraga, inyoko muntu yari yaratandukanijwe no kutagira umuyoboro ubahuza n'Imana. Guhuzwa kw'ijuru n'isi byanyuraga muri Kristo. Ariko noneho ubwo Kristo yaraje ku isi afite ishusho ya kamere y'ibyaha, Imana Data ubwe niyo yavuze. Mbere yavuganaga n'inyoko muntu binyuze muri Kristo, ariko bivugana n'inyoko muntu muri Kristo. Satani yatekerezaga ko Imana yanga icyaha urunuka, kandi ko byagombaga gutandukanya ijuru n'isi by'iteka ryose. Ariko noneho bigaragara ko uburyo buhuza Imana n'umuntu bwari busubijweho. Satani abona ko agomba kunesha cyangwa akaneshwa. Iby'uru rugamba harimo byinshi abona atakwegurira abamarayika be.
niwe ubwe ugomba kwiyoborera urugamba. Imbaraga zose zo kwigomeka zashyizwe hamwe ngo zirwanye umwana w'Imana. Kristo niwe intwaro z'uwo mugome zari zibasiye. Benshi babona iyi ntambara hagati ya Kristo na Satani nkaho nta kibabwiye, maze ntibagire umwanya wo kuyitaho. Ariko imbere mu mutima wa buri muntu iyi ntambara irasibana. Nta n'umwe ujya uva mu murongo wa Satani ngo ahitemo gukorera Imana adahuye n'urugamba rwa Satani. Ubuhenda abana Kristo yatsinze nibwo twebwe tubona ko dukwiriye kugumana. Nyamara we yabishukishijwe mu rwego ruhanitse nk'uko n'imico ye irenze kuri yacu. Hamwe n'umutwaro uremereye w'ibyaha by'isi yose yari yikoreye, Kristo yanesheje ikigeragezo cy'inda, ikigeragezo cyo gukunda iby'isi ndetse n'ikigeragezo cyo kwibona kiganisha ku gushidikanya Imana. Ibi nibyo bigeragezo byatsinze Adamu na Eva, kandi ni nabyo bidutsinda buri munsi. Satani yerekanisha gucumura kwa Adamu nk'igihamya y'uko itegeko ry'Imana rirenganya kandi ko ritabasha kubahirizwa. Yambaye ubumuntu, Kristo yagombaga kunesha ibyari byatsinze Adamu. Ariko ubwo Adamu yaterwaga n'uwo mushukanyi, nta ngaruka z'icyaha zari zakamugaragayeho. Yari ahagaze mu mbaraga z'umuntu utunganye, afite imbaraga zuzuye mu bitekerezo no mu mubiri. Yari azengurutswe n'icyubahiro cya Edeni, kandi yari afite umushyikirano wa buri munsi n'abo mu ijuru. Ntabwo ari uko byari bimeze kuri Yesu ubwo yinjiraga mu butayu guhangana na Satani. Kumara imyaka 4,000, inyoko muntu yari imaze kugenda igira intege nke mu ntege z'umubiri, mu mbaraga z'ibitekerezo no mu gutandukanya ikibi n'icyiza, kandi Kristo yishyizeho ubwo busembwa bw'umuntu wangiritse. Ni muri ubwo buryo Kristo yabashaga kuvana umuntu muri urwo rwobo rw'ubuhenebere. Benshi bavuga ko Yesu atabashaga gutsindwa n'ikigeragezo. Ubwo rero ntiyabashaga gushyirwa mu mwanya wa Adamu. Ntabwo yagombaga kuba yaranesheje urugamba Adamu yatsinzwe. Niba dutekereza ko hari ikigeragezo duhura nacyo kirenze icyo Kristo yahuye nacyo, nta buryo yari kubasha kudutabara. Ariko umucunguzi wacu yambaye ubumuntu n'intege nke zabwo zose. Yatwaye akamero k'umuntu, hamwe n'uko yabashaga gutsindwa n'ibigeragezo. Ntacyo tubasha guhura nacyo atabashije kwihanganira. Kuri Yesu, nk'uko byagenze muri za ntungane zo muri Edeni, irari ry'inda niryo ryabaye ishingiro ry'ikigeragezo cya mbere gikomeye. Bityo aho kwangirika kwacu kwatangiriye, niho umurimo wo gucungurwa kwacu ugomba gutangirira. Nk'uko irari ry'inda ryatumye Adamu agwa, ni nako Kristo yagombaga kunesha atsinze irari ry'inda. Amaze iminsi 40 n'amajoro 40 atarya, abona gusonza. Umushukanyi aramwegera, aramubwira ati, niba uri umwana w'Imana, bwira aya mabuye ahinduke imitsima. Aramusubiza ati, handitswe ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa, ahubwo atungwa n'amagambo yose ava mu kanwa k'Imana. Uhereye mu gihe cya Adamu ukageza mu gihe cya Yesu, kwifuza ko abantu kwari kwariyongereye imbaraga mu kurarikira ibyo kurya ndetse n'ibibanezeza kugeza ubwo batabasha kwirinda. Bityo abantu batagaciro ndetse bararwaragurika, kandi ku bwabo ntibyashobokaga ko batsinda iryo rari. Ariko mu cyimbo cy'umuntu, Kristo yatsindishije kwihanganira ikigeragezo gikomeye cyane. Ku bwacu yerekanye kwirinda gukomeye gusumba inzara cyangwa urupfu. Kandi muri uku kunesha kwa mbere harimo byinshi byerekeza ku ntambara zacu turwana n'imbaraga y'umwijima. Ubwo Yesu yinjiraga mu butayu, yari agoswe n'ubwiza bwa se. Yirunduriye mu mushyikirano n'Imana, ashyirwa aharenze imbaraga nke za kimuntu. Ariko ubwiza bumutamurukaho, maze ararekwa ngo ahangane n'ibigeragezo. Byaramwibasiraga buri kanya. Ubumuntu bwe buterwa ubwoba n'intambara yari imutegereje. Yamaze iminsi 40 yiyiriza ubusa kandi asenga, nta gatege kandi azonzwe bitewe n'inzara. Yari amerewe nabi kandi yagaragazaga umunaniro atewe n'agahinda k'ibitekerezo. Nk'uko benshi bamutangariraga kuko mu maso he hononekaye ntihase naho umuntu, n'ishusho ye yononekaye ntise n'iy'abantu. Ubwo Satani yari abonye amahirwe. Noneho atekereza ko abasha kunesha Kristo. Nuko asanga Umukiza asa n'uzanye igisubizo cy'amasengesho ye, yihinduye nka marayika uturutse mu ijuru. Yavugaga ko afite ubutumwa buvuye ku Mana bwo gutangaza ku mugaragaro ko kwiyiriza ubusa bya Kristo bigeze ku iherezo. Nk'uko Imana yohereje marayika ngo afate ukuboko kwa Aburahamu ye gutamba Isaka, ni nako ubwo yishimiraga ubwitange bwa Kristo bwo kunyura muri iyo nzira iruhije, Imana yari yohereje marayika ngo amutabare. Ubu nibwo butumwa bwazaniwe Yesu. Umukiza yari afite inzara, yari akeneye icyo kurya. Ubwo nibwo Satani mu buryo butunguranye yamusangaga. Amwereka amabuye yari yuzuye mu butayu kandi afite ishusho y'imigati. Niba uri umwana w'Imana, bwira aya mabuye ahinduka imitsima. Nubwo yagaragaraga nka marayika w'umucyo, aya magambo ya mbere yerekanye imico ye y'umushukanyi. Niba uri umwana w'Imana. Iyi ni imvugo yagaragazaga kutamwiringira. Iyo Yesu aza gukurikiza inama Satani yari amugiriye, yari kuba agaragaje gushidikanya. Uyu mushukanyi yashatse gutsindisha Kristo uburyo bumwe nk'ubwo yabashije gutsindisha umuntu mu itangiriro. Mbega ubuhanga yakoresheje kuri Eva muri Edeni. Ni ukuri koko Imana yaravuze iti, ntimuzarye ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi. Ugarukiye aho, amagambo y'uwo mushukanyi nta kinyoma kiyarimo.
ariko uburyo yabivuzemo harimo guhisha ukuri kw'amagambo y'Imana. Cyari ikinyoma cyihishe no gushidikanya ukuri kw'Imana. Satani yashatse gucengeza mu bitekerezo bya Eva igitekerezo cy'uko itazakora nk'uko yavuze, ko ahubwo kubabuza uburenganzira kuri icyo giti cyagaragaraga neza byavuguruzaga urukundo rw'Imana n'impuhwe ifitiye umuntu. Bityo n'icyo gihe uwo mushukanyi yashatse gucengeza muri Kristo ibitekerezo bye. Niba uri umwana w'Imana, ayo magambo akomeza kumubuza amahoro mu bitekerezo bye. Mu ijwi ry'imvugo ye harimo kugaragaza kudashaka kwemera. Uko niko Imana yagombaga gufata umwana wayo, yagombaga kumureka mu butayu hamwe n'inyamaswa zo ku gasozi, nta byo kurya, nta mpuhwe, nta guhumurizwa. Agaragaza gushidikanya ko Imana itabasha kwemera ko umwana wayo aba mu buzima nk'ubwo. Niba uri umwana w'Imana, garagaza imbaraga zawe wikiza iyi nzara yenda kuguhitana. Tegeka aya mabuye ahinduka imigati. Amagambo yavugiwe mu ijuru ngo nguyu umwana wanjye nkunda nkamwishimira yari acyumvikana mu matwi ya Satani, ariko yari amaramaje kwemeza Kristo gushidikanya uko guhamya. Ijambo ry'Imana niryo ryari ibyiringiro bya Kristo kubw'umurimo yashinzwe n'ijuru. Yari yaraje kuba nk'umuntu kandi abana n'abantu, kandi iryo jambo niryo ryamuhuzaga n'ijuru. Wari umugambi wa Satani ngo amutere gushidikanya iryo jambo. Iyo kwiringira Imana kwa Yesu biza guhungabana, Satani yari azi ko intsinzi muri urwo rugamba yagombaga kubiye. Yagombaga gutsinda Yesu. Yatekerezaga ko muri icyo gihe cyo kwiheba n'inzara irenze urugero, Kristo yagombaga kudohoka mu buryo yizera se, maze akikorera igitangaza kubwe. Iyo aza kubikora atyo, inama y'agakiza yagombaga kuba ikomwe mu nkokora. Ubwo Satani n'umwana w'Imana bahanganaga bwa mbere, Kristo niwe wari umugaba w'ingabo zo mu ijuru, kandi Satani, umuyobozi w'abigometse mu ijuru, ajugunywa hanze. Ubu noneho byasaga n'ibyahindutse, maze Satani agerageza gukoresha uko ashoboye ibyo yabonaga ko ari amahirwe ye. Aravuga ati, umwe mu bamarayika bakomeye yirukanywe mu ijuru. Uko Yesu yari ameze, byasaga nk'aho ari wa mumarayika waguye, uwatereranywe n'Imana ndetse n'abantu bakamwitarura. Ikiremwa mvajuru cyagombaga guhakana ibyo Satani yibwira, kibigaragarishije gukora igitangaza. Niba uri umwana w'Imana, bwira aya mabuye ahinduka imigati. Icyo gikorwa cyo kugaragaza imbaraga yo kurema nicyo umushukanyi asaba yuko ari cyo cyonyine cyaba igihamya cy'ubumana. Nicyo cyagombaga gusoza urugamba. Afite kuremererwa, Yesu mu mutuzo yumvise ibyo umushukanyi avuga, ariko ntabwo umwana w'Imana yagombaga kugaragariza Satani ubumana bwe cyangwa ngo amusobanurire impamvu ye yo kwicisha bugufi. Kwemera ibyo uwigometse yasabaga nta cyiza kubw'umuntu cyangwa guhesha Imana icyubahiro byari kuvamo. Iyo Kristo aza kwemera inama y'uwo mugome, Satani yari kongera akavuga ati, nyereka igitangaza mbashe kwemera ko uri umwana w'Imana. Ibihamya byari kuba imfabusa mu guca imbaraga y'ubwigomeke yari mu mutima we. Kandi Kristo ntiyagombaga gukoresha imbaraga mvajuru kubw'inyungu ze bwite. Yari yaraje kugeragezwa nk'uko natwe tugeragezwa, ngo adusigire icyitegererezo cyo kwizera no kumvira. Byaba icyo gihe cyangwa ikindi gihe mu buzima bwe kuri iyi si, ntiyigeze akora igitangaza kubw'inyungu ze. Ibikorwa byiza byose byabaga ibyo kugirira abandi neza. Nubwo Yesu yabashije kumenya Satani uhereye mu itangiriro, ntabwo yigeze agira umujinya ngo ase n'uhangana nawe. Yaterwaga imbaraga no kwibuka ijwi ryavuye mu ijuru, maze aturiza mu rukundo rwa se. Ntabwo yagombaga kugirana umushyikirano n'ibigeragezo. Yesu yasubije Satani akoresheje amagambo y'ibyanditswe byera, handitswe ngo, niyo yari imvugo ye. Mu kigerageza icyo ari cyo cyose, intwaro yo kwitabaza yari ijambo ry'Imana. Satani yasabaga Kristo igitangaza nk'ikimenyetso cy'uko akomoka ku Mana, ariko igitangaza kiruta ibindi byose ni ugukomeza gushikama kuri uko niko Uwiteka avuga. Cyari igitangaza kitabasha guhinyuzwa. Igihe cyose Kristo yari akomereye muri urwo ruhande, nta buryo uwo mushukanyi yari kubasha kumutsinda. Byari mu gihe cy'intege nke cyane ubwo Kristo yasakiranaga n'ibigeragezo bikomeye. Bityo rero Satani yari azi ko agomba gutsinda. Akoresheje ubwo buryo yari amaze kwigarurira inyoko muntu. Ubwo imbaraga zarwanirwaga no kwizera kukaba kutagishingiye ku Mana, ubwo nibwo abari bashikamye igihe kirekire kandi bashiritse ubwoba mu guhagararira ukuri, bo baneshejwe. Mose yacogojwe n'imyaka 40 n'Abisirayeli bamaze bazerera mu butayu. Ubwo mu kanya gato kwizera kwe kwarekuye aho kwari gushingiye, ariho ku mbaraga y'iteka ryose. Yananiriwe ku nkengero z'igihugu cy'isezerano. Niko na Eliya byamugendekeye, uwari warahagaze imbere y'umwami Ahabu nta bwoba afite, uwari warahanganye n'ubwoko bwose bwa Isirayeli n'abahanuzi 400 ku musozi Karumeli, ubwo abahanuzi b'ibinyoma bari bamaze kwicwa ndetse abantu bamaze gusezerana kuyoboka Imana nyayo. Eliya ahungisha amagara ye kubwo guterwa n'umusambanyikazi Yezebeli. Uko niko Satani yifashisha intege nke za kimuntu, kandi niko azakomeza gukora. Igihe cyose umuntu agoswe n'ibicu by'ibigeragezo, atewe urujijo n'ibyo abona cyangwa yugarijwe n'ubukene cyangwa indwara, Satani abarekereje ngo amugerageze kandi amurakaze.
adutera anyuze mu mbaraga nke z'imico yacu. Abashaka kunyeganyeza kwizera kwacu twizera Imana yo yemera ko ingorane nk'izo zitugeraho. Turageragezwa ngo tureke kwizera Imana dushidikanye urukundo rwayo. Akenshi uwo mushukanyi adusanga nk'uko yasanze Kristo atondekanije imbere yacu intege nke zacu n'ubusembwa bwacu. Aba afite ibyiringiro byo kuduca intege ngo adutandukanye n'Imana, maze ubwo akaba yizeye umunyago we. Iyaba twahuraga nawe nk'uko Yesu yabigenje, byatubashisha gucika imitego ye myinshi adutsindisha. Iyo tugirana imishyikirano n'umwanzi, tuba tumuha amahirwe yo kutwigarurira. Ubwo Kristo yabwiraga uwo mushukanyi ati, umuntu ntatungwa n'umutsima gusa, ahubwo atungwa n'amagambo yose ava mu kanwa k'Imana, yari asubiyemo amagambo hafi imyaka irenga 1400 yari yarabwiye Abisirayeli. Kandi ujye wibuka urugendo rwose rwo mu butayu Uwiteka Imana yawe yakuyoboyemo iyi myaka uko ari 40 kugira ngo igucishe bugufi. Nuko yagucishije bugufi, ikurinda ko wicwa n'inzara, ikugaburira manu wari utazi na basekuruza banyu batigeze kumenya, kugira ngo ikumenyeshe yuko umuntu adatungwa n'imitsima gusa, ahubwo yuko amagambo ava mu kanwa k'Uwiteka ari yamutunga. Gutegeka kwa 2 ibice 8 umurongo wa 2 n'uwa 3. Mu butayu ubwo ibyagombaga gutunga abantu bitabashaga kuboneka, Imana yoherereje abantu bayo manu iturutse mu ijuru, kandi ibibahagije bya buri munsi nibyo yakomeje kubaha. Mu kubaha ibyo kwari ukubigisha yuko bakomeje kwiringira Imana bakagendera mu nzira zayo itazigera ibatererana. Umukiza nawe ubu yashyiraga mu bikorwa icyigisho yari yarigishije Abisirayeli. Binyuze mu ijambo ry'Imana, Abaheburayo bahawe ubufasha. Binyuze muri iryo jambo nanone na Yesu yagombaga gufashwa. Yategereje igihe cy'Imana ngo izane ubutabazi. Yari mu butayu kubwo kumvira Imana, bityo ntiyari kubona ibyo kurya bitewe no gukurikiza inama za Satani. Isi yose imuhanze amaso nk'umuhamya, Yesu yahamije ko icyiza ari uko twababazwa n'ibitugerageza kuruta ko twateshuka inzira tukava mu bushake bw'Imana. Umuntu ntatungwa n'umutsima gusa, ahubwo atungwa n'amagambo yose ava mu kanwa k'Imana. Kenshi ukurikira Kristo hari aho agera akisanga atakorera Imana kandi ngo akomeze n'ibyo gushakisha imibereho mu by'iyi si. Ahari bigaragara nk'aho kumvira by'ukuri by'Imana isaba bizakuraho inzira zatumaga umuntu abona ibimutunga. Satani agerageza kumwumvisha ko akwiriye kureka iyo myumvire ye. Ariko ikintu cyonyine dukwiriye gushikamaho muri iyi si yacu ni ijambo ry'Imana. Mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, nibwo ibyo byose muzabyongererwa. Matayo igice cya 6 umurongo wa 33. Ndetse no muri ubu buzima nta cyiza twabonera mu kuva mu bushake bwa Data wo mu ijuru. Nidusobanukirwa n'imbaraga zo mu ijambo rye, ntabwo tuzakurikira inama za Satani ngo tubashe kubona ibyo kurya cyangwa ngo twikize. Ahubwo ikibazo cyacu kizaba ngo ni iki Imana idutegeka, kandi isezerano ryayo ni irihe? Ibi nitubimenya, tuzubaha ibyidutegeka kandi twiringira amasezerano yayo. Muri uru rugamba ruheruka rw'intambara hagati ya Satani n'abumvira Imana, abumvira Imana bazabona ko isi ibakuyeho amaboko. Kubera ko banze kwica itegeko ry'Imana ngo bumvire ububasha bw'isi, bazabuzwa kugura cyangwa kugurisha, ndetse bizakurikirwa n'itegeko ryo kubica. Ibyahishuwe igice cya 13 umurongo wa 11 kugeza ku wa 17. Ariko kubumvira Imana hari isezerano ngo uwo ni uzatura aharengeye yikingira igihome cyo ku rutare, azahabwa ibyo kurya bimutunga n'amazi yo kunywa ntazayabura. Kubw'iri isezerano abana b'Imana bazabaho ubw'isi izaba yugarijwe n'inzara, bo bazagaburirwa. Ntibazakorwa n'isoni mu gihe cy'ibyago. Mu minsi y'inzara bazahazwa. Muri icyo gihe cy'akaga, umuhanuzi Habakuki yarebye kure, maze avuga aya magambo agaragaza kwizera kw'itorero. Naho umutini utatoha n'inzabibu ntizera imbuto, bagahingira ubusa imyelayo n'imirima ntiyera imyaka, n'intama zigashira mu rugo n'amashyo akabura mu biraro, nta kabuza ko nishimira Uwiteka nkanezererwa mu Mana y'agakiza kanjye. Mu byigisho byose tugomba kwigira mu kigeragezo cya mbere cy'umwami wacu. Nta gikomeye cyane nk'icyerekeza ku kwihanganira irari ry'ibyo kurya no kwifuza k'umubiri. Mu bihe byose ibigeragezo byerekeye ku kwifuza k'umubiri nibyo byagaragayeho kwangiza no gutesha umuntu agaciro. Binyuze mu kutirinda, Satani akoresha kwangiza imbaraga z'ibitekerezo n'imyifatire Imana yahaye umuntu nk'Imana utabonera igiciro. Bityo bigatuma umuntu atabasha gushimira Imana ibyo yamuhaye bifite agaciro k'iteka ryose. Abinyujije mu irari ry'umubiri, Satani ashaka guhanagura burundu mu bitekerezo ishusho y'Imana, kwirundurira mu bikorwa bidafite gitangira ndetse n'indwara zibikomokaho no guta agaciro byariho mu gihe cyo kuza kwa Kristo bwa mbere. Nanone bizongera kubaho mu buryo burushijeho kuba bubi mbere yo kugaruka kwe kwa kabiri. Kristo avuga ko imibereho y'iyi si izaba imeze nk'iyo mu gihe cy'umwuzure, ndetse nk'uko byari bimeze i Sodomu n'i Gomora. Intekerezo z'umutima zizaba ari mbi gusa.
tugeze ku nkengero z'icyo gihe giteye ubwoba, niyo mpamvu dukwiriye gusobanukirwa no kwiyiriza ubusa k'Umukiza. Uwo mubabaro w'indengakamere Kristo yihanganiye niwo waduha ikigereranyo cy'ububi bw'iryo rari ridafite gitangira. Urugero rwe rutwereka ko ibyiringiro byacu byo kubona ubugingo buhoraho bishingiye mu kureka irari no kwifuza kwacu bikagengwa n'ubushake bw'Imana. Mu mbaraga zacu ntibyashoboka ko twakwirengagiza iby'imibereho yacu yangiritse dusaba. Uyu muyoboro niwo Satani azakoresha ngo aduteze ibigeragezo. Kristo yari azi ko Satani azagera kuri buri muntu yifashishije amahirwe y'intege nke twandujwe n'ababyeyi bacu, maze mu kinyoma cye akagusha abo bose batiringira Imana. Mu kunyuraho umuntu yagombaga kunyura, Umucunguzi wacu yaduteguriye inzira yo kunesha. Si ubushake bwe ko twagira ibyo tuvutswa muri iyi ntambara hagati ye na Satani. Ntashaka ko duterwa ubwoba cyangwa gucibwa intege n'ibitero by'ikiyoka. Mu isi mugira umubabaro, ariko nimuhumure nanesheje isi. Yohana igice cya 16 umurongo wa 33. Reka umuntu wese urwana n'imbaraga z'irari ry'ibyo kurya arebe Umukiza mu butayu bwo kugeragezwa. Amurebe mu mubabaro wo ku musaraba ubwo yavugaga ati mfite inyota. Ibyo byose yarabyihanganiye, birashoboka ko natwe twabyihanganira. Kunesha ni ukwacu. Yesu yishingikirije ku bwenge n'imbaraga bya Se wo mu ijuru, aravuga ati kuko Umwami Imana izantabara nicyo gituma ntamwara, kandi nzi yuko ntazakorwa n'isoni, Umwami Imana niyo izampagarikira. Yitanzeho urugero aratubwira ati ninde muri mwe wubaha Uwiteka, ugendera mu mwijima adafite umucyo? Niyiringire izina ry'Uwiteka kandi yishingikirize ku Mana ye. Umutware w'ab'iyi si araje, niko Yesu avuga, kandi ntacyo amfiteho. Nta na kimwe cyari muri we cyabashaga kumvira ubuhendanyi bwa Satani. Ntiyigeze yemera gukora icyaha, ndetse no mu bitekerezo ntiyigeze aneshwa n'igishuko. Natwe niko bibasha kutugendekera. Ubumuntu bwa Kristo bwari buvanze n'ubumana. Yashobojwe urugamba na Mwuka Muziranenge wari umurimo, kandi yaje kuduhindura abafite kamere ye y'ubumana. Igihe cyose twifatanije nawe mu kwizera, icyaha kiba kitakidufiteho ububasha. Imana isingira uko kuboko ko kwizera muri twe ngo ituyobore gukomerera mu bumana bwa Kristo ngo tubashe guhabwa imico yo gukiranuka. Kandi uko ibi bishoboka, Kristo yarabitweretse. Ni mu buhe buryo yatsinze urugamba rwa Satani? Ni mu ijambo ry'Imana. Ni muri iryo jambo gusa yabashije gutsindira ibigeragezo. Byanditswe ngo niyo yari intero ye. Kandi twahawe ibyo yasezeranije by'igiciro cyinshi kugira ngo bibatere gufatanya na kamere y'Imana mumaze guhunga no gukira kononekara kwazanywe mu isi no kwifuza. Buri sezerano ryose riri mu ijambo ry'Imana ni iryacu. Tugomba kubeshwaho n'amagambo yose ava mu kanwa k'Imana. Mu gihe wugarijwe n'ibigeragezo, wirebe ibikuzengurutse cyangwa intege nke zawe, ahubwo reba imbaraga y'ijambo. Imbaraga zaryo zose ni izawe, ijambo ryawe. Niko umunyezaburi yavuze. Naribikiye mu mutima wanjye kugira ngo ntagucumuraho. Kwitondera ijambo ry'iminwa yawe niko kumpa kwirinda inzira z'abanyarugomo. Zaburi 119 umurongo wa 11 n'iya 17 umurongo wa 4. Igice cya 13. Kunesha. Iki gice gishingiye muri Matayo igice cya 4 umurongo wa 5 kugeza ku wa 11, Mariko igice cya 1 umurongo wa 12 n'uwa 13, Luka igice cya 4 umurongo wa 5 kugeza ku wa 13. Maze umwanzi amujyana mu murwa wera, amuhagarika ku gasongero k'urusengero, aramubwira ati niba uri umwana w'Imana, ijugunye hasi kuko handitswe ngo izagutegekera abamarayika bayo bakuramire mu maboko yabo ngo udakubita ikirenge ku ibuye. Satani noneho yatekereje ko ahuriye na Yesu mu kibuga cye. Yanyaryenge y'umugome aba ari we utangira kuvuga amagambo ava mu kanwa k'Imana. Aha yari akigaragaza nka marayika w'umucyo, kandi akagerageza kwerekana ko azi neza ibyanditswe byera kandi ko azi n'akamaro k'ibyanditswe. Nk'uko Yesu mbere yakoreshaga ijambo ry'Imana ngo akomeze kwizera kwe, noneho umushukanyi arikoresha mu gushyigikira ibinyoma bye. Yavugaga ko yageragezaga kwiringirwa kwa Yesu, none ubu akaba amushimira kutivuguruza. Nk'uko Umukiza yagaragaje kwiringira Imana, Satani yamusabaga kongera kwerekana igihamya cyo kwizera kwe. Ariko nanone ibigeragezo byabanjirijwe n'amagambo yo gushidikanya. Niba uri umwana w'Imana. Kristo yageragezwaga gutanga igisubizo cya niba, ariko yirinze icyo ari cyo cyose cyamutera gushidikanya. Ntiyagombaga kwishyira mu kaga ngo abashe guhamiriza Satani. Umushukanyi yatekereje ko abasha kwifashisha ubumuntu bwa Kristo maze akamusaba kwemera ibyo amubwira nk'aho ari ukuri. Ariko nubwo Satani abasha gushukana, ntabwo abasha guhatira gukora icyaha. Yabwiye Yesu ati ijugunye hasi, azi ko atabasha kugwa kuko Imana yabashaga kumuramira. Ntabwo Satani yabashaga guhatira Yesu ngo yijugunye hasi, keretse gusa iyo Yesu aza kwemera gushukwa ntiyabashaga kuneshwa.
nta mbaraga izo arizo zose zo ku isi cyangwa iz'ikuzimu zabashaga na gato gutuma atandukana n'ubushake bwa se. Umushukanyi nta na rimwe abasha kuduhatira gukora ikibi, ntabasha kuyobora intekerezo keretse iyo zemeye kumwiyegurira. Ubushake bugomba kwemeranya, kwizera kugomba kwitandukanya na Kristo mbere y'uko Satani agaragaza imbaraga ze muri twe. Ariko buri cyifuzo cy'icyaha duha intebe gituma abona aho ashinga ibirenge. Aho tunanirwa kugera ku rugero rwo gukiranuka, urwo ni rwo rugi rukinguye abasha kwinjiriramo adushuka ndetse akaba yaturimbura. Kunanirwa cyangwa kuneshwa ku ruhande rwacu bimuha amahirwe yo kwigamba kuri Yesu. Ubwo Satani yasubiraga mu masezerano ngo izagutegekera abamarayika bayo bakurinde, hari amagambo yasimbutse ngo bakurinde mu nzira zawe zose. Ibi bivuze mu nzira zose z'ubushake bw'Imana. Yesu ntiyemeye guteshuka inzira yo kumvira. Ubwo yagaragazaga kwiringira se adashidikanya, ntiyagombaga kwishyira mu mwanya utamukwiriye, aho byagombaga gusaba se gutabara ngo amukize gupfa. Ntiyagombaga gusaba gutabarwa n'imbaraga y'ubumana, kuko ubwo yari kuba ananiwe kubera umuntu urugero mu kwiringira no kumvira. Yesu yabwiye Satani ati, byanditswe ngo ntukagerageze Uwiteka Imana yawe. Aya magambo Mose yayabwiye abana b'Isirayeli ubwo bari bafite inyota mu butayu, basaba Mose ko yabaha amazi, bavuga bati, mbese Uwiteka ari hagati muri twe cyangwa ntahari? Kuva igice cya 17 umurongo wa 7. Imana yagiye ibarwanirira bitangaje, nyamara mu gihe cy'ingorane batangira kuyishidikanyaho, basaba ibitangaza bigaragaza ko iri kumwe nabo. Mu kutizera kwabo bibwira ko bagerageza Imana. Iki ni nacyo Satani yashakaga ko Kristo akora. Imana yari yamaze guhamya ko Yesu ari umwana wayo, noneho gusaba igihamya yuko ari umwana w'Imana byari kugaragaza gushidikanya ijambo ry'Imana. Ni nko kuyigerageza. Ibi byari gusa nko gusaba icyo Imana itasezeranye. Byari kugaragaza gushidikanya, maze bigasa naho koko ari ukuyigerageza. Ntidukwiriye kugira ibyo dusaba Imana ngo bibe igihamya ko ibasha kuzuza ibiri mu ijambo ryayo, ahubwo kuko tuzi ko izabyuzuza. Si ukugerageza kwidukunda, ahubwo ni ukwidukunda. Kuko utizera ntibishoboka ko ayinezeza, kuko uwegera Imana akwiriye kwizera yuko iriho, ikagororera abayishaka. Abaheburayo igice cya 11 umurongo wa 6. Ariko kwizera ntaho guhuriye no gushidikanya. Ufite kwizera by'ukuri niwe ubasha kunesha gushidikanya, kuko gushidikanya ni ikinyuranyo cyo kwizera gitangwa na Satani. Kwizera kwiringira amasezerano y'Imana kandi kukabyara imbuto zo kumvira. Gushidikanya nako kwizera amasezerano ariko kuyakoresha nk'uko Satani yabigenje ngo agire urwitwazo rwo gucumura. Kwizera kwagombaga gutuma ababyeyi bacu ba mbere biringira urukundo rw'Imana maze bagakomeza amategeko yayo. Bizera ko urukundo rwayo ruhebuje rubasha kubakiza ingaruka z'icyaha cyabo. Uko si ukwizera kwiringira ubuntu bw'ijuru nyamara kutemeranya n'ibisabwa ngo ubwo buntu butangwe. Kwizera nyako gushingiye mu masezerano n'ibyo duhabwa n'ijambo ryera. Akenshi iyo Satani ananiwe kubyutsa kutizera, abona amahirwe yo kudutera gushidikanya. Iyo abashije gutuma twishyira mu nzira yo kugeragezwa nyamara bitari ngombwa, abazi ko kunesha ari ukwe. Imana izarinda abo bose bagendera mu nzira yo kumvira, ariko kuyivamo ni ugukinira mu kibuga cya Satani. Aho nta kabuza tugomba gutsindwa. Umukiza yaratubwiye ati, mube maso musenge mutajya mu moshya. Kwihererana n'Imana no gusenga bibasha kuturinda kwihutira kujya mu nzira y'akaga, kandi ibyo bigatuma dukira ibyakadutsinze byinshi. Nyamara ntitugomba gucika intege igihe dusakiranye n'ibigeragezo. Rimwe na rimwe iyo tugeze mu bihe bitugerageza, dushidikanya yuko Mwuka w'Imana ari we watuyoboraga. Ariko ubuyobozi bwa Mwuka nibwo bwajyanye Yesu mu butayu ngo ageragezwe na Satani. Iyo Imana yemeye ko tugeragezwa, iba ifite icyo ishaka kuzuza kidufitiye akamaro. Yesu ntabwo yakekeranije amasezerano y'Imana ngo yishore mu bigerageza atiteguye, ndetse nta nubwo yigeze acika intege ngo yitotombe ubwo ibigeragezo byamugeragaho. Natwe ntibigomba kutubaho. Kandi Imana ni iyo kwizerwa, kuko itazabakundira kugeragezwa ibiruta ibyo mushobora, ahubwo hamwe n'ikibagerageza izabacira kanzu kugira ngo mubone uko mubasha kucyihanganira. Abakorinto ba mbere igice cya 10 umurongo wa 13. Iravuga iti, utambire Imana ishimwe, uhigire isumba byose umuhigo wawe, kandi unyambaze ku munsi w'amakuba no kuw'ibyago, nzagukiza nawe uzanshimisha. Zaburi ya 50 umurongo wa 14 n'uwa 15. Yesu yaranesheje mu kigeragezo cya kabiri, maze noneho Satani yigaragaza uko ateye nyabyo. Ariko ntagaragara nk'ikinyamaswa giteye ubwoba, gifite ibirenge by'inzara zatuye n'amababa nk'ay'agacurama. Ni marayika ukomeye nubwo yaguye. Avuga ku mugaragaro ko ari umutware w'ubwigomeke kandi Imana y'iyi si. Mu gushyira Yesu ku musozi wirengeye, Satani yatumye ubwami bw'iyi si mu cyubahiro cyabwo bumunyura imbere nka sinema.
akazuba karakaga mu midugudu yuzuye insengero, ingoro zubakishijwe amabuye y'agaciro, imirima igaragaza uburumbuke n'inzabibu zuzuye amatunda. Ingaruka z'ikibi zose zari zihishwe. Amaso ya Yesu nyuma aza guhura no kubura ibyiringiro no kumva atereranywe, none habona ishusho y'ubwiza buhebuje ndetse n'amahirwe atangaje. Maze ijwi ry'umushukanyi ryumvikanye rivuga riti, ndaguha ubu butware bwose n'ikuzo ryabwo, kuko ari njye wabugabanye kandi mbugabira uwo nshaka wese. Nuramuka upfukamye ukandamya, bwose buraba ubwawe. Umurimo wa Yesu wagombaga kuzuzwa gusa binyuze mu mubabaro. Imbere ye hari ubuzima bwuzuye agahinda, ingorane n'ibirushya n'urupfu rw'agashinyaguro. Yagombaga kwikorera ibyaha by'isi yose, yagombaga kwihanganira gutandukana n'urukundo rwa se. Noneho umushukanyi yemeraga kumuha ubutware yari yaranze. Kristo yashoboraga kwigobotora ahazaza hatari heza yemera ubutware bwa Satani. Kandi gukora ibyo kwari uguhara intsinzi mu ntambara ikomeye. Gushaka kwishyira hejuru y'umwana w'Imana nibyo byateye Satani gucumura mu ijuru. Iyo aza gutsinda icyo gihe yari kuba yegukanye intsinzi yo kwigomeka kwe. Ubwo Satani yabwiraga Yesu ati, ubutware n'ikuzo ryabwo narabigabanye kandi mbugabira uwo nshaka wese, aha yavuze ukuriho igice, kandi yabivugiye kugira ngo asohoze umugambi we wo kubeshya. Ubutware bwa Satani nubwo yanyaze Adamu, ariko Adamu yari igisonga cy'umuremyi. Ntabwo rero yari umutegetsi wigenga. Isi ni iy'Uwiteka kandi byose yabiragije umwana we. Adamu yagombaga gutegekwa na Kristo. Ubwo Adamu yashyiraga ubutware bwe mu maboko ya Satani, Kristo yasigaye ari we mwami ufite ububasha. Dore uko Uwiteka yabwiye umwami Nebukadinezari, isumba byose ari yitegeka ubwami bw'abantu kandi kwibugabira uwishaka. Daniyeli igice cya 4 umurongo wa 17. Satani abasha gukoresha ubutware yanyaze kugeza aho Imana imwemerera gusa. Ubwo umushukanyi yasezeraniraga Kristo ubwami n'ikuzo by'iyi si, yasabaga Kristo ko yakwiyegurira ubwami bw'isi maze agahabwa ubutware bwari ubwa Satani. Ubu nibwo butware ibyiringiro by'Abayuda byari birangamiye. Bifuzaga ubwami bw'iyi si. Iyo Kristo aza kubemerera ko azabaho ubwami nk'ubwo, bari kumwakirana ubwuzu bwinshi, ariko umuvumo w'icyaha n'ingorane zawo nizo zari zibwuzuye. Kristo yabwiye umushukanyi ati, vaho ndi Satani, kuko handitswe ngo, uramye Uwiteka Imana yawe, aba ariyo ukorera yonyine. Uwigometse mu ijuru niwe wahaga Kristo ubwami bw'iyi si ngo agurane icyubahiro cye gukora ikibi, ariko ntiyabashije kumunesha kuko yari yaraje kwimika ubwami bwo gukiranuka, kandi ntiyagombaga gutezuka ku ntego ye. Mu kigeragezo nk'iki, Satani yegereye umuntu maze abona intsinzi irenze iyo yari yiteze kuri Yesu. Abantu yabasezeraniye ubu bwami gusa nibemera ko akomeye. Icyo abasaba ni ukwigomwa iby'agaciro, kwirengagiza umutimanama bakimika inarijye. Kristo arabararikira kubanza gushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ariko Satani araboga runo ababwira ati, ibyo avuga byose ko ari ukuri ku bugingo buhoraho, kugira ngo ugire amahirwe muri iyi si ugomba kunkorera. Imibereho yanyu myiza nyifashe mu biganza byanjye, mbasha kubaha ubukire, umunezero, icyubahiro no kwishima. Mwumvire inama zanjye, mureke kwemera gutwarwa n'ibyataye agaciro by'ubunyangamugayo cyangwa kwitanga. Nzabategurira inzira. Uko niko imbaga ya benshi ibeshywa. Bemera kubaho imibereho y'inarijye maze Satani akanyurwa. Nubwo abashukisha ibyiringiro byo gutegeka isi, ashishikajwe no kwigarurira ubutware bw'imibereho yabo, ariko atanga ibyo adafitiye ububasha bwo gutanga kandi agiye kwamburwa vuba aha. Ibivamo ni ukubariganya umurage wabo bazaragwa nk'abana b'Imana. Satani yari afite ikibazo niba Yesu ari umwana w'Imana. Uko yacyashywe mu ncamake byamugaragarije ko nta kuri afite. Ubumana bwari bugaragariye mu bumuntu bubabazwa. Satani nta mbaraga yari afite zo kutumvira iryo tegeko. Mu gahinda n'umubabaro n'umujinya yirukanywe ku gahatava imbere y'umucunguzi w'isi. Intsinzi ya Kristo yari igezweho nk'uko gutsindwa kwa Adamu byari byaragenze. Bityo rero tubasha guhakanira ibigeragezo ndetse tukirukana Satani ku mbaraga ngo ava aho turi. Yesu yabashije kunesha binyuze mu kwicisha bugufi no kwizera Imana, kandi abinyujije mu ntumwa aratubwira ati, nuko rero mugandukire Imana ariko murwanye Satani. Mwegera Imana nayo izabegera. Yakobo igice cya 4 umurongo wa 7 n'uwa 8. Ntitubasha kwikiza imbaraga y'umushukanyi. Yatsinze inyoko muntu. Bityo iyo tugerageje guhagarara mu mbaraga zacu, tuzaba nk'umuhigo w'umutego we. Ariko izina ry'Uwiteka ni umunara ukomeye, umukiranutsi awuhungiramo agakomera. Imigani igice cya 18 umurongo wa 10. Satani ahinda umushyitsi ndetse agahunga imbere y'umunyantege nke ushakira ubuhungiro muri iryo zina rikomeye. Uwo mwanzi amaze kugenda, Yesu agwa hasi kubw'umunaniro, ishusho y'urupfu igaragara ku maso he. Abamarayika bo mu ijuru bari bitegereje urwo rugamba, bareba umutware wabo bakunda anyura mu mibabaro itavugwa ngo abashe kutubonera ubuhungiro.
yihanganiye kugeragezwa birenze ibyo twe duhamagarirwa kwihanganira. Abamarayika noneho bita ku mwana w'Imana wararambaraye hasi nk'ugiye gupfa. Ahabwa ibyo kurya byamusubijemo imbaraga, akomezwa n'amagambo y'urukundo rwa se no kubwirwa ko ijuru ryose ryishimiye intsinzi ye. Yongeye gusubizwamo intege, umutima we wuzura agahinda kenshi kubw'umuntu, bityo akomeza kujya mbere ngo asohoze umurimo yatangiye, ngo ye kuruhuka kugeza ubwo umuba atsinzwe, maze umuntu waguye agacungurwa. Agaciro ko gucungurwa kwacu ntikabasha gusobanuka kugeza ubwo tuzahagararana n'uwaducunguye imbere y'intebe y'Imana, maze ubwo ubwiza bw'imuhira iwacu aho tuzibera iteka ryose buzaba buhishuriwe intekerezo zacu, tuzibuka ko Yesu yasize byose ku bwacu, kandi ko atabaye impunzi kuva mu ijuru gusa, ariko ko ku bwacu yemeye kwitanga by'iteka ryose. Nuko rero tuzarambika amakamba yacu ku birenge bye, maze dutere indirimbo tuti, umwana w'Imana watambwe niwe ukwiriye guhabwa ubutware n'ubutunzi n'ubwenge n'imbaraga no guhimbazwa n'icyubahiro n'ishimwe. Ibyahishuwe igice cya 5 umurongo wa 12.